Yesu yaravuze ngo nujya gusenga ukinga inzugi. Urugi rwa mbere no urugi rw'amaso, rwa kabiri no urugi rw'umutima. Gukura umutima mu rugo ukawugarura imbere y'ijambo ry'Imana ryavuzwe ukaryipimaho. Igeze mu rugo umugabo kubera yari yaramubuze arazimuhata nziza nziza. Arangije umugore amubwira ati none se sheri, ko nduzi ukubita ugakubita n'amaboko ari bugupfumbate kandi tudaherukanye, biragenda gute? Nuko bahamya no guhagara hano, mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza ahara reka ntabwo ari uku iyi ni inyongezo, ntabwo ari uku. Muri korari arebye cya gipfuko yajyanye muri farumasi, hanyuma yibutse na cya kimamiro n'iki, umugore arahita asohoka, bamukurikira bagira ngo ni ikindi kintu kibaye. Ni abana beza rero. Abaramubwiye umukurikira ati arinda hagarara imbere y'Imana kuri aritera yerabwiriza. Kiriya gipfuko si ikimamiro namukubise mufatiye kumufata. Yiro turuva yabivuze ariko aramubwira ati wihangane ntuzabivuga. Maze rero namwe ganire bene data bafata Pantekote nka anniversaire, ntago Pantekote ari anniversaire. Muri 1986 yaravuze ngo uduhe Pantekote yacu none mu ndirimbo z'agakiza. Kandi abatemera ubutatu bwera, ubundi Imana yisanishije n'umuntu kubera impamvu iya mbere ni ubutatu. Nyagasani ari bukubahagaze imbere abaye atagira umwuka byaba byarangiye, yanabateza ibibazo bikomeye kubera ko umwuka washizemo. Kandi abamenyereye kumva ijwi ryanjye, iyo mvuze nubwo baba batanduzi bahita bamenya ko ari iki. Nibyo umuntu arabasura mukanamwihorera. Ibyo mbabwira nibyo. Abadamu bari hano mugire murya. Umugabo wawe avuze utaramukingurira, wayoberwa kumutandukanya n'abandi bagabo. Erega hasi mu ngoma yabidishye mujye mureka tuganire. Umwigisha ni nk'inkirese, iyo utamukamye ujyana bwake kandi amata y'umwuka yari yaje. Ubwo abagore batwihoreye reka twibariza abagabo. Abagabo bari hano mugire murya. Turashimira Imana ko haje abagabo benshi. Mu bintu binshimisha no kubona iteraniro ririmo abagabo. Maze iminsi senga asabira Imana umugisha w'amafaranga abagore, kuko nibo bakunda guterana. Bakagira ishyaka rero ry'umurimo w'Imana, bakaba basaguye make kuri rasiyo, bakabura ikintu bakoresha kandi umutima ubikunze. Mwakira umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Abagabo reka mbibariza abagore batwihoreye. Umugore wawe mubanye avuze wamuyoberwa nubwo waba utamuruzi. Imana nuku irijwi niryo Yesu niwe jambo, uyu mwuka utuma mvuga niwe mwuka wera. Nuko Imana yubatse. Ntiwatunga Imana umwuka adahari, ntiwatunga umwuka Yesu adahari, ntiwatunga Yesu Imana idahari n'umwuka. Yesu niwe jambo ryaremye isi n'umunsi n'ijuru n'inyamaswa nazo n'ibikuruka n'umuntu mu ishusho y'Uwiteka. Nuba bafite ibihe byiza, ariko nubwo ari tarisa niri kure, munyemerere mu mwuka muze kunyegera nibiba ngombwa weneze no kubasangaho. Ubundi dukwiye kuba muri ibi bintu tubyumva, tunabyubashya, tunabiciriye bugufi ku rwego rukomeye, kuko muri gahunda twe ntago twarimo. Yesu abumbura igitabo akamena ibimenyetso birindwi bigifatanije, yarazanywe no kurengera no gutabara intama za Isirayeli. Hari intama 4984 zari hamwe hehe mu rwuri, ariko imwe yari igize. Akimara rero kukibumbura no kumena ibimenyetso bigifatanije mu mwanya tudafite ngo dusobanure buri kimenyetso, yahise ahaguruka kuri ya ntebe y'icyubahiro, azaje gushaka intama za Isirayeli zagize gute. Yesu rero ntabwo ajya agenda turuturu wareba imbere gusa nk'abandi bavuze ngo turebe dutegereze igitondo, ahubwo areba iburyo akareba na hehe n'ibumoso. Arebye iburyo abaratubonye twebwe abanyamahanga bapfushije umuntu witwa Shinge nande na Ruge, basenga izuba bagasenga Nyabingi, abandi bagasenga Ryangombe ari we Ryangombe. Urashima Imana ko twavukiye. Mbona abantu babishyizemo imibare myinshi, babishyizemo igisirimu gihabaye,
abandi bigisha gito batasomye ibitabo byose bakavuga ngo turashima Imana, ngo haleluya, ngo twebwe abagore Imana yaduhaye ijambo, ukagira ngo abagabo b'abanyamahanga bo bararigiraga. Ntabwo ari abagore bonyine, natwe mujye mwiyoroshya, ntabyo twari dufite. Bamwe basengaga inka, abandi bagasenga izuba. Kujyana umunyamahanga mu iteraniro ry'Uwiteka mu gihe atari amaze imyaka byibura 7, wagombaga kubihanirwa. Ibyo ni ibindi tudafite umwanya wo kuvuga. Ahubwo icyo nashaka kubabwira, nubwo Yesu agiye kureba Isirayeli, uwanyumvise bari w'ikiza, agiye kureba Isirayeli, arebye uburyo natwe aratubona, arebye ibumoso abona n'abanyagicumbi, Imana ishimwe. Aravuga ngo ariko se ko n'ubundi ab'Isirayeli bahawe amahirwe bakayapfusha ubusa, ni nabo wabatoragura ngo nuko nkunyuzeho ugize ute bigaragura. Ndavuga ngo nawe baho. Muri mbya 36 mu ndirimbo z'agakiza yagize ati kubwo ubuntu bwinshi bugize gute, ni nk'aho amazi yaba yuzuye ikidomoro ukabona asagutse. Twebwe ntago turi mu byuzuye, turi mu byagize gute. Ngo yatinze aho ngaho rero twari dufite ibyago bikomeye, ntari boze kubona umwanya wo kuvuga, ngo ahita afata icyemezo cyo kuduhuriza hamwe. Wanyumvisanye ikize kugira gute kuduhuriza hamwe, ngo ariko dusangana umwanda twese, twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'iki bw'Imana. Mwebwe ndabona mutabyumva, kandi niba ari umunsi wa mbere wa mugani hari umukecuru babajije bati kuki ufashwe kigera mu rusengero, ati biterwa naho umuntu amaje iminshi, ntavumira itararenga ejo n'ejo bundi nimuhamara iminshi bijaja. Hanyuma rero ariko Imana ize kudufasha birangire neza, kuko n'ubundi akaburiye mu isiza ikabonekera mu isakara. Hanyuma gufashwa ni ku bushake. Imigani 8:17 nkunda bankunda bashaka mwete bazambona. Abiteguye gufashwa 1, 2, 3. Iyo ngiyo irasobanutse, nanjye reka nyikirize nti amen. Twongera Imana amashyi meza. Burya twandurijwe hamwe kugira ngo ducungurirwe hamwe. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo ntakibaho umuyuda ngarambiwe twitahire, cyangwa umuntu uri muri Yesu aba ari icyaremwe. Ndashimira Imana itatureba yitwaje amasura n'ubugufi n'uburebure, kuko itareba nk'uko abantu bagize gute. Mwebwe batabyumvise tuba tuyindirimba ivuga ngo suko nari mwiza. Sinumvaga hano hari abaririmbyi. Ndabaririmbira ibyo wampfiriye, kagiye inzira imwe we wambonye mwe. Igice cya 6 cy'itangira ngo Imana yicujije impamvu yaremye umuntu. Uzi ko hari igihe ijya yicuza ibintu yagukoreye kubera kutabiha agaciro. Uzi ko buriya tukubona usirimutse, ariko abenshi muri twe twaje turi ba Rwevo, wa mugani wa bene da, ariko yadukunze tutaranakagira, ntakabura icyubahiro abarokore twateranye. Abakunzi be bagire bati amen. Bazamure gake bati amen. Abakunzi ba Kristo bagire bati amen. Ubundi aha dutangiriye harasa nk'aho ari hejuru. Twakagombye kubanza tukavuga ngo ese Bibiliya igereranya umwuka wera n'iki? 2, ibimenyetso byerekana ko umuntu afite umwuka wa Kristo atari iyindi myuka ni ibihe? Byose Bibiliya yarabivuze. Abaroma 8:9 hagira hati umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Bisobanura ngo abantu bashobora kugaragara nk'abafite umwuka wa Kristo, kandi wabagenzuza termometere, igipimo cy'ijambo ry'Imana, ugasanga bafite indi myuka. Ariko kandi abandi bigisha bazabivuga muri iyi minsi 10 n'indi zakurikiraho.
hanyuma tubaye nk'abahera hagati nk'abigisha itorero rikuze, tugiye kwigisha kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu afite umwuka wera. Ariyo magambo atagoye, ni ijambo rivuga ngo nimuwugira muzaba abagabo. Murahari mwatashye? Muzaba baki? Benshi babyitiranya n'abagabo nyine komuteri batwebwe. Iyi ni imvugo ya Bibiliya. Ariko ibimenyetso n'ubundi ubigendeyemo, nubwo waba utagira umwuka wera, ushobora kutazajya mu ijoro ariko kubaka urugo rwawe neza uramutse uri umugabo wubatse. Wakwibaza ngo kuki Yesu yavuze ko abantu nibuzura umwuka wera, iri torero rye abigishwa n'intumwa bazaba abagabo? Kandi muri Yoweri 3 no mu byakozwe n'intumwa 2 cyane cyane umurongo wa 18 havuga ngo niwusuka izahera ku bahungu n'abakobwa. Imana izi imibare bayobozi. Niba ufite abakobwa ukagira n'abahungu, ugasaba Imana ngo usuke umwuka wera, uzayisabe ubusuke muri protokole yayo. Yateganije ko izawuhera ku bahungu. Buriya abahungu bagize umwuka, abakobwa ntibawugire nubwo twifuza ko bawugira. Byaba bifite uruhero rw'imiti kuruta ko abakobwa bawugira, abahungu ntibagire gute. Imana izi imibare ku rwego rukomeye. Jye nakijwe ni muto mfite imyaka 16. Umuhungu utagira umwuka wera abameze nk'ikamyo ihetse toni nyinshi ikagira ahamanuka ikabura feri. Nta buhanga bw'umushoferi buhaba, iranga igakora impanuka. Turashimira Imana yatekereje ku bahungu ikajya no ku bakobwa. Hanyuma se bamuzehe bizagenda gute mwarimu na pastori? Imana irabizi ko tutabasha kwijaganya, bazajya bavuga bati umwuka yaje. Mwumva uko Imana ivuze. Bamwe bavuga mu ndimi abakobwa bazisobanure, bamuzehe pastori bati sava. Natwe twabiroshe birashobanutse. Abagabo nusoma muri Luka, usome muri Luka, mutinda murasanga mpasoje igice cya 3 umurongo wa 23 haragira hati ubwo Yesu yatangiraga kwigisha yari amaze imyaka 30 avutse. Reka mbabaza abafite amatwi yo kumva munsubize. Iyo akorera Imana inshingano Imana yamutumye afite 20, ntibyari gukunda? Ntabwo byari gukunda. Kuki yarindiriye 30? Nuko ari umuco wemeraga kubaye umuki. Ibintu byo kwivugisha ngo aho ubwanwa bwaje ubwana burahunga. Barindiraga 30. Abantu bakuru bari hano muzaganiriza abana bavutse muri iri sezerano rishya, kugira ngo papa wawe kwereke ko ntacyo urageraho. Kumubwira ngo washokoje ubwanwa ubugejeje ahangaha, yaguhaga umuheha batangira kugotomera agahita kumwe. Ukufite akubwiye arakubwira ngo mvira mu rugo niba warakuze nawe ujye kwihahira wihaze. Uzi kizatubwira ko nubwo ufite ubwanwa ukiri umwana nuko utarazashinga utinyuka gushinga urwawe kuko 30 niragira guteka. Mu ndangagaciro zigize umugabo uwanyumvisanye ikirize agomba kuba akuze. Agize ate? Pawulo yavuze akuze ageze ku rugero rw'igihagararo cyane cya Kristo. Ibimenyetso by'ubwana rero habamo kurizwa n'ubusa. Iyo wagize umugisha wo kubyara kenshi ntago uzabura amarira mu rugo, kandi n'amarira atari ngombwa. Ubaza umwana suri murarizwa n'iki? Ngo nandebye se. Ese arakurebye urarira? Naringize ngo wenda aragukubisa cyangwa aragukomeretsa. Ngo urumva nyine ngo ndebye ikizara. Mu yandi magambo icyo Yesu arimo avuga muri uyu muhamagaro n'uyu murimo, nta mpamvu yo kwitetesha. Cya kabiri,
abana iyo bagize umugisha wo kuba mu rugo rwiza bakunda kwirata no gutoranya. Mugiye ngo iki gikoma ngo shinakinywa nta shukari iri, ariko ntazi ko isukari yagize gute ngo kandi ngo ibintu ngo by'imvange jagatu ntabwene ngo bintera injoka, ngo mushaka ukuntu ibi birayi mujye mubiteka ifiriti, ntazi ko ari ibirayi n'amavuta byageze gute. Icyapa ni bigeze hehe? Ariko kirazira ko umugabo akubaza ibyiza nta atahashye, agomba kukubaza ibyo yagizemo iki. Mubyumve mu mwuka mu izina rya Yesu. Abatabizi bicwa no kutabimenya. Ntago abagabo Yesu arimo avuga ari bo baba. Hari naho tugera abagore bakiheza. Buriya Yesu hagira abagabo babiri n'abagore babiri baza, abazi ko babaye maso bakanguka, mwihuteye nimutinda ndahita. Babiri nababonye, nta bagore bari hano. Niba nta bagore bahari nihizira abakobwa. Abagore babuze reka tubihorere. Oya ko mbona mwinginga se, niba atari umugore cyangwa atari umukobwa wasanga atisobanukiwe. Jyamo hano, jyamo hagati. Mugire murye, mukora akazi gago. Bagiye gusenga. Yesu avuze ngo umwuka wera naza muzaba abagabo, ntabwo avuze uyu n'uyu ngo uyu n'uyu abace. Burya aravuze ngo bose umwuka nabamanukira n'aba bazaba baki abagabo, nubwo batazazana ubwanwa ubu mubona. Ntabwo avuze ubwanwa n'amaboko akomeye n'ibibaraga biterura, avuze icyo bita indangagaciro. Nimunyikiriza ndabisobanura indangagaciro, kugira ngo rero tumenye ko umwuka ukurimo ari uw'Imana. Nuko ugabanya ibintu byo kwirya no kwitetesha, nk'umuntu wamaze kugira imyaka 30 ufite maturité spirituelle, utagushwa n'utuntu twari two. Mukristo yabwiye nyamugirya nino ngo mbyumva mu mwuka, ariko kubigusobanura neza byananiye. Uzi ko nanjye izo ntege nke nzifite, ariko hari akandi nungutse. Uzi ko hari abantu tubana mu murimo w'Imana, ngo niba ari umutumishi ngo nutamwinginga, ngo nudakanda akanyenyeri ngo banze ugire, niba ari umucuranzi nimutamubyinirira, niba ari uririmba ijwi rya mbere cyangwa yantona nimutinginga, uyu nguyu ijuru azaryumva mu matangazo, kuko Yesu yarigeneye abagabo. Ndaza kugera handi indangagaciro, reka mite mpagera mpavire rimwe. Ya kabiri igize umugabo n'ugutinyuka. Muri hano kugira gute utinyuka, uwaba atinyutse ibyago bingahe. Iyo umuntu atarakura ari umwana, Imana ishimwe ko hari abari maso. Ndashimira Imana ko ibakanguye mukaba muri maso. Abari maso bavuge ngo amen. Iyo umuntu akiri umwana, nubwo mu gikari haba hari itara, arakubwira ati mperekeza, ndumva hari ikintu gihari cyenda kundi. Abantu babaye mu cyaro bazi icyo bita baringa. Baringa ni urushyitsi ruri ahantu, ariko wa muntu we wavuye mu urashaka icyari kandi nta gihari, ahubwo ni ibimenyetso by'ubwana byo kwikanga n'ibitagize gutya. Ariko umuntu w'umugabo afata inzira akajya mu butayu nijoro gusenga, akumva nta kibazo. Hanyuma simbabwiye ngo mujyeyo, niba ari hanze n'itara ryo mu gikari ryarashiririye, ariho ngo ariko abanyabwoba n'abaki n'abatizera. Kandi ibyo byose biravukana. Iyo mutarangara mbaganirije, abari maso muvuge amen. Uzi ko systeme y'isi ya none yose yuzuyemo iterabwoba. Ibintu byose birimo iki?
uriga ukarangiza rikaba ryahageze igiciro uburyo tuzakora cyane imyisi yateganije ababyumvisa kabiri Imana ifite ubushobozi bwo kudushyira muri esanseri ikadushyikiriza ibidusumba cyane ko nta gahunda ifite yo kubimanura ahubwo gahunda no kudushyira mu cyumba cyahe aho mucyo hasi rero n'ibyo hasi muzabitakaza kuko umwami ibyacu yabishyize hejuru. Amen. Imana ko ari ibihe byiza abantu bafasha bakwiye muhanze. Urarambagizwa bati se ugiye gushingirwa abandi zagiye mu nkiko muri divorce. Twebwe tuzashaka turemye tubyare duheke bige barangize babona akazi mu izina rya Yesu. Imana yambwira kuvuga amagambo mabi yambwira ngo ibyo uzavuga nzabigira itegeko mu izina rya Yesu wapfuye akazuka ntegetse ko bizera Imana badakorwa n'isi. Kristo mbaye umugisha mu bakazi duzikunda ariko ndahera ku bagabo n'ubashimye mwebwe mwaje n'ibyaje kubwiriza oya ntawe ugira uko ndagize namwe ndabubahesheje bw'izina rya Yesu ndego haye umugisha. Imana ifashe ngewe nshaka hasigaye icyumweru ngo ubukwe bube amafaranga 1000 nari mfite. Ibintu tubabwira ntabwo ari byo twasomye mu bitabo twabibonesheje amaso yacu. Imana yohereje abantu bari ahantu mu masengesho irababwira ngo nimugende mubwire umwana wanjye areke kunsebya kuko nari nagiye gutira ikote kandi umuntu natiye ikote ryari rirerengera ku mavi arambwira ngo nzarikuriramo nta kibazo ahise ari nyihera. Imana yababwira ngo nibegeranye amafaranga bayanzane bari ahantu kure nigeze gusengera muri za 95 irababwira ngo mumushyire amafaranga mubwire ko imyenda ye nayibitse Nyanza. Ibintu by'Imana birashekeje. Aho Nyanza niho hari isoko ribamo amakote n'amapantaro adoze. Irababwira ngo banzane n'ibindi bintu kandi bahite bahakora irondo ry'amasengesho kugeza ubukwe burangiye ngo kuko hari abandi bantu bari muri tekinike ngo zo kubigenza kwakunda. Abanyabyaha rero ntibagira konje. Ariko ikintu napfuye nabi ibintu byabo bikunda gupfubuza. Ibaza umuntu uroga abantu basenga bakizera yica imigambi y'incakura bakananirwa kugura umuceri bakagura amarozi. Imana ibyemera abarozi bagahaguruka bakajya kubishaka bakabitekenika bakabitongera. Imana ibareba ikabihorera ikimana kode y'ubuzima bwawe bakabona ntacyo bitwaye nta nicyo bigutwaye bugaca ugihume kuko iturebera aho tutareba we. Buriya amafite n'ikibazo niba sinzi niba amasengesho yanyu hari ikizavamo ko Paulo yabwiye abakolosayi 3:16 ko kugira ngo hagire ikivamo mu cyumba cy'amasengesho ni ibintu bitanu. Ijambo rya Kristo kuba rihari rigwiriye ari ryinshi kuba rivuga n'abaryigishwa bafite inyota n'inzara yo kuryumva. Kabiri kubwirana zaburi byibura muri zaburi 150 muvugemo na 10 na zinga. Gatatu indirimbo zibamo ibice bibiri izakora nizo muri kantine. Kane ibihimbano unyumvanye kiza ibiki ibihimbano nawo uza mu materaniro y'amasengesho kugira ngo waje mu nama. Ese n'uwaje mu nama ko atanga igitekerezo wagiye winjira mbere ugahimbaza. Aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Icya gatanu ngo muririmbire Imana ishimwe. Unyumvanye kiza muririmbire Imana iki bisobanuye iki? Birasobanuye ngo mbere yuko uyizana ibyifuza imbere banza uyizana imbere ibyo yakoze ahegejeje kora turashimiye.
Muri iki giterane sara abantu babonye imirimo y'Imana ngo bazamure haleluya tuyishimire. Mugira imwe yonyine, mugira ebyiri zonyine. Nibyo bateretesha Imana ni bitanu. Iyo habuzemo udukorasi ntago bigenda neza, kubera ko Imana ari umwami. Tuba tugomba no gushyira muti ukayenda uti kora we kora akantu ugasetsa Imana, mukanya ugacurira ukayibwiza ukuri utaka wakabonye Imana, ukongera ukayisiraranga imbere uti uzanyibukirire kuraka. Umwe yaravuze ngo ibi bintu birakora. Bigira gute? Bigira gute? Bigira gute? Haleluya! Mbere yuko njya muri ibi bintu nakinaga umupira, mu bantu bantangaje buri abakozi b'Imana n'abanyamupira. Ntibarambira, ntibacika intege, barirukanka ukagira ngo basaze cyangwa bafite ibindi bintu banyweye, ariko abantu basenga Imana babicaye bameze. Zabandora n'umwana w'umunyarwanda. Pawulo yabwiye Abefeso ngo musengeshe umwuka iteka. Mu buryo bungahe? Bwo gusenga no kugira nibyanga wicaye shyira amavi hasi. Nibyanga ushinze amavi haguruka. Nibyanga usinziriye kano. Uwo mwegeranye niba mubonazana n'ibyago ibindi barabishaka, kandi ubona batabikubwiye nyine ubwo nawe ntabwo ari umuntu mwiza. Ikizana ni iki? Ibindi bagira gute? Ikizana ni iki? Ibindi bagira bate? Mwe muri abasirimu, hari ahantu mwamboneye ikintu abantu bakorana ubunebwe kigapfa kugenda neza? Hari igihari? Imana ibahe umwuka wo gutinyuka, kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka utubatura mu bubata bw'iki? Bw'ubwoba, udutakisha uti Aba Data. Naho nujya kubona ibintu byose ukihira ntabwo byakunda, ariko Imana irakureba neza ikumvashiriza. Turirimbe gato. Nuko mukori Uwitanga maze iminsi mbaza abantu b'abamama, ariko ikibazo nababajije banza kukisubiza. Simfite icyizere cy'uko n'ubu mbabajije mwasubiza. Maze iminsi nibaza ngo umugore yagize umugisha akaba ari ufite akazi mu rugo ahaha, bimutera kuryama ku rwuririro. Iri si itegeko nari mfite n'icyizere gike, ariko wabona Imana ifashije agasubizwa. Tuvuge wenda umugabo wawe mu bantu ari wowe ufite uburyo uracuruza bigakunda, cyangwa se wabonye akazi keza, ibyibanze mu rugo urabikemura. Umugabo ni papa w'abana, ariko hano nta kuntu byagutera kuryama ku rwuririro. Ariko uzi kumenya ari byo, nubwo ari wowe winjiza byinshi mu rugo, gahunda nivure.
kuko uri umugore. Umugabo niwe ugomba kuryama he ku rwuririro akitanga, ibije byose agatega iki. Arakumva umuntu w'umugabo avuze ngo mama Rona, ngo mama Rona, ko icyo gisharakata ni iki ki, bazagushakira ingutiya. Umugabo nugira ute, nuwitanga. No mu masezerano harimo ko azakwitangira, kandi muri bingahe, muri byose. Kera nagiraga akagare kitwa mpimba hatambika, ka mpimba hatambika. Ni akagare kaba kamaze gusaza bita umutibwa, ku buryo hazamuka nubwo habazamuka gato ugashorera, ariko kagira hatambika kakaba gaciye. Tubana n'abakozi b'Imana rero bampimba hehe, akaba adashobora kuza mu materaniro korari yabitaririmbye. Uyu ntago ari umugabo, kuko ntaryama hehe, ahimba hagize gute. Mwami Yesu ni umuhanga, kandi umva nuzuye umwuka wo kubaganiriza ijambo ry'Imana. Nimusoma Abagalatiya igice cya 3 umurongo w'10, haranditse ngo umuntu wese utwarwa n'amategeko aba ari ikivume. Mu bintu Yesu yaje kudukiza harimo n'umuvumo w'amategeko. Mu bice bigize umuvumo ni ibice 5. Igice cya 5 ni igice cyitwa umuvumo w'amategeko. Nuvuga ngo niba korari yasenze kubera ko ari amategeko ya korari yisengesheje, ariko mu masengesho y'itorero ntizi. Iyi korari abantu bashobora kuba barabonye Yesu nabitanga bakaza no mu yitorero, ariko bazanwa n'itegeko rya korari ntago barahura na Yesu wabakiza umuvumo. Mu yandi magambo ikibazo cyavuye ni umuntu wagize amarangamutima akabakira mu cyiciro runaka bataragira no ku rwego rwo kubyarwa bwa kangahe. Ariko aba nabo Imana ifite ukuntu bakoresha barivure, bagahimba hagize abantu bakunda ijambo ry'Imana bazasoma igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19, bazaba mu buryo Dawidi ubuhungiro bwose bwamucanze. Uyu rero ntago ari umugabo, kandi tukabivuga nk'amatangazo. Nawe ujye uhita wiyanariza, wicekinga iminsi umaze mu nzu y'Imana, kuba wabiciye wabicikirije. Haleluya. N'igisirimba kivuza ubuhuha wazanye ndi. Ahubwo benshi iyo bakurebye bagira gute, baragwa. Nagiye kubwiriza ahantu hamwe, shoje inyigisho mpamagaye abihanangira umugisha baraza, n'igihe bataza kandi akaba atari uruhare rw'umwigisha, na Yesu yajyaga bisoza bakenda kumwica. Muri ba bantu rero bari baje gupfukama, mpamagara umwe mu bakozi b'Imana ngo aza musengere. Akivuga ngo Mwami Yesu, yari yapfukamye, atamamagara wa wundi ngo asenge. Akivuga ngo Mwami Yesu, umwe mu bari bagiye gusengerwa itagaguruka ajya kwiyicarira, uri gusenga atarangije isengesho. Nyuma ya harambwira ngo niba wabikurikiranye ndashaka gusobanura ibyo ari byo. Nagurishije inzu 3,200,000. Uriya mugabo arayanguza, kuko narindiriye gushakisha utundi ngo nguri yisumbuyeho. Arangije arayanyambura, nyamwishyuje mbaza aho twanditse ndahayoberwa. Ambwira n'andi magambo numva atari ngombwa kuvugira imbere ya kamera. Arangije arambwira ati nagize ubwoba ko nsengeye ibyaha bimurimo byanyimukiramo, kandi nibyo byinshi. Icyakora muzahabwa iki? Muracyari imbere y'Imana? Icyakora muzahabwa iki? Umwuka wera nagira ate? Muzaba iki? Cya 4 kigize umugabo agomba kororoka.
Daniyeli 12 abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'iki? Kandi si ngombwa ngo uhagare kuri aritari wigisha. Wowe hinduka wera imbuto zikwiriye iki? Abihannye. Abo mubana n'abo mukorana bazageraho bavuga bati nubwo gukizwa byatunaniye abarokore baracyahari, igihe kizagera umwuka bazane ku bw'imbuto wagize gute? Wabereye. Kuko muri bya binyita bito niba harimo ubuzima, harimo n'imbuto zibyara abantu. Umwuka wera kwigisha ibirenze ibyo mvuze. Cya gatanu, umugabo nuvugisha ibikorwa. Cya gatandatu, umugabo ni nyirurugo. Luka 12:39, Matayo 24:41. Iyaba nyirinzu imunyikiza ndamubabwira, kubibwira abanyamujyi ibi barabyumva. Iyo umuntu aba mu nzu itariye igahura n'ibizi igasenyuka, ntabwo ari ujya ku murenge kwaka ibyangombwa byo gusana. Usigara wirwanaho n'itongo ryawe, bakakubwira ati ni Nyagasambu agiye mu zigize. Ibi bintu bya Kristo umwami arashaka ko tubibamo habaye n'ibiza. Abasomye igitabo cy'umugenzi, uwitwa Amagambo, uwitwa Mukunda Faranga na munywanyi we Mugundira iby'isi n'umwarimu wabo uko zivuze, bigishijwe ko bagomba kuba mu gukiranuka kwambaye imyenda myiza, kuvirwa n'iki? N'izu ntahanyerera. Mu yandi magambo basenga uko babonye iki? Umwana batawubona ntibasere, basenga uko batabigerageza. Umwuka w'Imana basanga arashaka ko tubana nawe muri uyu murimo, nubwo haba haje ibibazo, kuko turi kuwukorera mu isi yamanukiwe nande. Ngo ntabwo abantu ngo baba bazi agaciro k'amavuta yanjye. Umwami wacu yabaye muri uyu murimo bamwanga, bamuhimbiye ibitarabaye babishakira n'abagabo babyize, ababita abanditsi bize turuwa, bize amategeko. Bukeye akora ibitangaza, bajya mu matara bakajya babwira abantu bati ntabwo ari we nibeze buno. Abasomye ijambo ry'Imana yeretse kuducungura, kandi tujye no mu murimo no mu buzima busanzwe. Wibwiye ngo uzubaka urugo papa ngo urubonere n'ibyiza gusa, rwakunanira udateye kabiri. Kandebe ya minota yanjye gusohoka. Musanze igihari? Musanze igihari? Suhuje abantu bavuye Igicumbi na Nyanza ya Kicukiro n'ahandi. Namenye ko dufite abakiriya benshi baje kumva ijambo ry'Imana. Abakunzi baryo muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Imikira. Haleluya. Amen. Ubundi umugore n'umugabo cyangwa umuhungu n'umukobwa bagiye gushakana baba bameze nk'ibinyabiziga bibiri hure mu muhanda nijoro, kandi bivuye mu cyerekezo kitari kimwe. Kimwe kiba kivuye iriya, ikindi kivuye iriya. Buri wese rero aba yerekana ko ari we mwiza, ariko buriya buri kinyabiziga muri ibyo kiba gifite amatara maremare. Kugira ngo rero hatazabaho impanuka, nuko habaho ikintu cyitwa gucana. Ariko akenshi ikinyabiziga gore, ubwo tubivuga mu mizimizo kugira ngo abana batamenya ibyo turimo, akaba gaciyemo kubana kwabo kwiza bigenda gute. Ntabwo gikunda kuza cyayacanye. Hari igihe kiba cyarahuye na ba marene na ba nyirasenge bakakibwira bati tanga priority. Noneho rero umugore akagukoreraho amakuvure n'amashuka akakorosa, ngo ndavuga muri mari cyangwa ikindi kintu yazanyemo amajyambere.
akagukuriramo sikiriyeri n'akayiko akaguha isukari, akagukuriramo ipasi akaguterera, agakuramo amasahani akakugaburira, agakuraho ibirushe n'ibisorori, hari n'aho bajyana intebe n'imisego agahita akwicaza ukumva uregamye, ariko hari magana ni ku ngeso burya zirimo hasi. ngo uri umumarayika, ngo muri abamarayika, wowe rero uzitangira kuzimwereka akamubwira ngo buriya ngo iwacu ngo twikundiraga ngo baryaga ngo ibiryo by'inkumbagare, ngo ariko ngo giye ngo nkunda gasosi, akamenya kubyoroshya we aye matara yarayabitse. Ariko igihe udatekereza mu myaka runaka nawe azacana maremare arayafite. Wowe rero ibwirize ucane magufi hatabiki impanuka. Mwari muzi ko kwihangana byonyine. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Mwigire hafi y'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Mwari muzi ko kwihangana byonyine Imana yabigeneye ikamba, kandi ikamba ry'ubugingo. Abantu benshi bazi yuko ngo impanda nivuga bakijijwe ngo bazabona ubugingo bakambara n'ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo ni igihembo cy'umuntu wihanganiye ibimu. Ntabwo mbizera ni muri Imana, ariko ndumva mubyumvise. Nimuhura n'imibabaro n'intambara zo muri uyu murimo muzagire gute? Muzashikame mwihangane. Tuvuge icya karindwi dusoze. Icya karindwi kiri muri ya mirongo twasomye, muzaba abagabo bo kumpamya, munyikirize tuganire. Bo kugira gute? Uku guhamya kugizwe n'ingingo eshatu. Ingingo ya mbere ni ukwerekana uwo uri we. Hari abantu ngo bajya muri bene wabo bakomeye, akemera akanywa inzoga, avuga ngo baragira ngo iki, cyangwa se akaba yarya adasenze ngo batamenya uwo ari we. Abantu basanga arimo ariyandikisha nk'utereta, niba huye n'umusore ngo have yewe, ngo winkora mu kwana seka, ngo ubundi se wakubwiye ko iwacu badahari ninde, ngo humura bashobora kuza hakiri kare. Hoya, uzi impamvu bakubahuka? Nuko basanzwe batazi uwo ari we, ko ntiwigeze ubahamira. Gusaba ni ugushishikara. Erura abantu bakumenye. Hanze hano abana beza buri wese muri twebwe bamwita pasiteri. Ganiriza bene wanyu, ubwira aho ukora, ubabwira uti nubwo bigoye narakijijwe. Ntimuzashakire mu matiku, ntimuzashakire mu manyanga. Nabaye icyaremwe gisha. Bakubwira bati bizakunanira na bene wanyu byarabananiye, uzahita ubasubiza ngo hari n'abandi bageze gute. Mu bushakashatsi nakoze nabonye isazi zikunda amata mu nyomozi, sibyo? Ahantu hari amata habura isazi. Ufashe icyemezo se ugacomeka gaze cyangwa imbabura cyangwa iziko ukayacamutsa agaserura. Mu yandi magambo, uyu mubiri wacu ufite imibanire myiza n'ibyaha, ariko iyo waje imbaraga z'umuriro w'umwuka wera, ibyaha biribwiriza bikajya bigahunga bikarebera. Erura rero ubwira Yesu uti wongera uca. Murakoze.
umuhungu yagize ingorane bamushyingira umukobwa wenda kubyara. Hashize icyumweru amubwira ko amebe zimeze nabi, bajya kwa muganga. Akirindiriye kuri resebusiyo baravuga ati umuntu waherekeje runaka naza n'ibigoma. Arabata ariko ubona aherekeje arwaye inzoka. Bamubwira ati dukurikire tukwereke niba ari we cyangwa ari wo bitiranwa. Asanga ni wa musheri wiwe. Akana ariko kavutse, aramubaza ngo sheri burya wari utwite? Nawe aramusubiza ngo sinkunda abantu bibara gusa. Kubivuga biroroha, kubishyira mu kanwa bisaba izindi mbaraga. Aramubaza ngo waguteye inda ninde? Aramubwira ngo ni umuhungu twakundanaga twiganye kaminuza ariko baba muri Amerika, ubwo nyine bafata ibyemezo byawe. Umuhungu aramusubiza ngo Yesu tumaranye imyaka 15, ntabwo nzamuteshwa n'umupagani tubanye umwaka umwe. Mucutsu mbyarira uwanjye, ibisigaye Imana izabikubaza. Uko bahamya nuko. Uziko dufite n'abantu babana mu nzu nk'umuryango, umugabo n'umugore, ariko umugabo wagushidikanyaho kuko utaramuhamiriza. Mudamu yacitse ikigeragezo cy'umugabo w'umugwe wamukubitaga akanamusambaniraho, arangije ko yafite amafaranga amusigira urugo rwajya gukodesha. Hashize iminsi ijwi ry'Imana aramubwira ngo iyo ugambure mu makuba gukomera kuba kubaye ubusa. Aramubwira ngo none umugaragu wanjye wamusigiye nde? Genda nzagushoboza kumuhamiriza no kumwerera imbuto, amaherezo azongera akizwe. Mudamu yubahaga Imana n'ijwi ryayo ahita ataha, sintegetse ko abagore babakubita. Ageze mu rugo umugabo kubera yari yaramubuze arazimuhata nziza nziza. Arangije umugore amubwira ati none se sheri, ko nduzi ukubita ugakubita n'amaboko ari yari bugupfumbate kandi tudaherukanye, biragenda gute? Nuko bahamya. No guhagara hano Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza ahara reka ntabwo ari uku iyi ni inyongezo, ntabwo ari uku. Ahubwo abahungu mubaniriye muri sogonderi na kaminuza barakuzi, bakuzi bata nuko bahamya. Mugore baramubwiye bashaka kumusenyera, baramubwira ati umugabo wawe tumubonanye n'indaya. Arabwira ati musubireyo murebe neza uwo si uwanjye, uwo tubana ndamuzi neza. Nuko bahamya. Kurwega abantu bose baba bakuzi uretse n'abantu n'iby'isi bikakumenya, kuko burya mu bice bigize abadayimoni hari abadayimoni bahagarariye ibyaha. Kurwega icyaha kikureba kikakugendera he? Bivuge umugabo waduhaye fanta tuvuye mu birori by'umwana, yavuze ngo impamvu ngo yatwakiriye yaratinye. Naramubwiye nti ngewe niba nta mafaranga ufite nzayohereza, tuzanywera fanta iwawe. Sinanywera fanta mu kabari nakirwa na bagiti mu jisho bameze kuri. Icya kabiri, sinjya nihagarika ku nzira, sinjya ndya amandazi mu muhanda, sinjya soza ngo mpekeye utunyobwa. No, abantu bose bagomba kubimenya, kandi ntabwo tubivugishijwe n'ubwirasi. Imana iri mu ruhande rwacu yaduhamiriza, kandi niyo dupfapfanye kuko turi abantu dushyira amavi hasi tukayirwanya tukayitsinda nka Yakobo. Marayika aramubwiye ngo ntukitwa Yakobo wiswe Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukagira gute ukanesha. Banesha Imana bayiciriye bugufi. Ukayibwira uti naho napfapfanye ugira ute umbabarire. Hari igihe umugabo wawe cyangwa umugore wawe arenzaho uruho rw'amazi akakwihorera, ariko azi yuko nta gahunda, ahubwo aho wicaye ugasanga arimo aragucira urubanza.
Imana ijya imfasha cyane. Hari aho ngera nk'abantu Imana imfashe kuko dufite n'abanetsi benshi. Uzi ko hari igihe umuntu ahagarara hano abwiriza cyangwa aririmba, uwo babana mu rugo yubitse iki amaso ukagira ngo ni ugufashwa. Mugabo umwe umugore yamukubise ikimamira amufatiye ku ndaya, kandi ngo bwari bucya asoma ijambo ry'urufunguzo. Aryihambira hararibwiriza, umugore araza yicaye nk'ariya muri korari, arebye cya gipfuko yajyanye muri farumasi, hanyuma yibutse na cya kimamiro n'iki, umugore arahita asohoka, bamukurikira bagira ngo ni ikindi kintu kibaye. N'abana beza rero baramubwiye umukurikiye ati arinda ahagarara imbere y'Imana kuri ariteri yera abwiriza, kiriya gipfuko si ikimamiro namukubise mufatiye kumufata. Yiro turuva yabivuze, ariko ahita amubwira ati wihangane ntuzabivuga. Maze rero namwe murazetsa ko bikunaniye suri nyirabyo urabibitsa abandi ngo bazabibika, ntabwo byakunda. Muranyikiriza niba mugihari. Icyakora Umwuka Wera nagira ate muzaba abagabo kugira ngo uko bahamye. 9/5 twagize ububyutse ahantu nabaga haba umukobwa yuzura umwuka, yashaka gusenga ugakanura ugafashwa gusa udasenze. Nari umuhungu w'imyaka 20, ngira ngo nawe yari afite nka 19, ariko nagira ngo mubwire ngo abahungu bo mu rugero rwacu, iyo uwo mukobwa yasohokeraga hano, twasohokeraga hano, yararondoraga n'icyo murwara akakiza. Iyo mwabaga mugiye guhura watangiraga kwiyeza no kwitunganya, kuvuga ngo Mana yanjye umbabare ntagire ibyo mbonaho. Yari yaraduhamirije. Guhamya kwa gatatu rero ni ukwemera no kubipfira. Reka numve ko muhari. Kwemera no kujya ndabatangariza ko ibintu twizeye ni ibintu bifite imbaraga ku rwego bibaye ngombwa n'urupfu rwaza. Ko ntago twaba turi aba mbere n'abandi baciye mu mibabaro bagira gute bazamukirayo. Hari umugore umwe yahowe Imana, yari atwite, yanga kwihakana Yesu, kandi we n'umugabo bari abakristo. Birangira bamushyize ku giti, bamusuka esansi, baramutwika we n'umugabo we. Umuriro uhitira kunda, uhita ukuramo umwana, avukira mu muriro arira, amarangamutima yateranye na kurira. Ise nawe ho yari arimo ahira iburyo bwe, aramubwira ngo shere, ngo komera, ndabona Yesu aje kutwakira. Arakomera, umwuka urahera, nuko batashye. Kandi tugire tunatahe, hazabaho igitaramo muri iriya myaka 7 Yesu yateganijemo imyaka 3 irimo igice cyitwa imurika ry'imihigo. Hahandi uzajya wicara ukavuga ibyo wananiwe kwihanganira, uwo mugore agatunguka bati ngewe barantwise mbyarira mu muriro, ariko sinihakanye Imana. Bahamirije ab'isi ku rwego ngo babati ibi bintu abantu bamara gupfira birimo iki, natwe tugiye gupfana ngo naho bandikiye yuko urupfu rw'abakirisitu, urupfu rw'abakiranutsi rubyara abandi bakiranutsi. Nuko bahamya ku buryo uhamiriza abantu, ugahamiriza isi, ukidekarara, abari maso muyikirize. Haleluya, ndanabatangariza mwebwe ntabwo mwaje i Kigali kuza gutura i Kigali n'abaturage b'i Kigali, mwaje guhamiriza abanyakigali ko gukizwa bishoboka. Ntabwo wagiye muri kaminuza kwiga, niyo utiga wari kuzajya mu ijoro. Wagiye muri kaminuza guhamiriza bari muri kaminuza ko gukizwa uri umwintelectuel bigize gute bishoboka. Ntabwo wagiye gucuruza no kurangura ahandi, ahubwo Imana yaguciriye iyo nzira kugira ngo wereke abahari ko gukizwa bishoboka, uzajyana umunyago mwinshi. Ntabwo uri umugore wowe nk'abandi bagore b'abanyamugi. Niyo ugumuka umukobwa ushingiye ku mbaraga wari ufite, ubukira aho ngaho wizeye Imana. Imana yakugize umugore w'umunyamugi kugira ngo wereke abandi bagore b'abanyamugi ko gukizwa uri umugore bigize gute bishoboka. Ntabwo uri umuhungu nk'abandi bahungu jama, ntabwo uri nk'abandi banika. Uri ambasaderi w'Imana hano. Kugira ngo ube ambasaderi
kondisiyo ya mbere ni ukuba igihugu cyawe kikwemera. Kondisiyo ya kabiri ni ukuba mu gihugu ubereyemo ambasaderi, udashakamo inyungu zawe, ushaka inyungu z'igihugu cyagutumye. Je ntago ndi umugabo nk'abandi bagabo. Mu bintu by'ibanze nshinzwe kwereka abandi bagabo ko gukizwa bishoboka. Umuntu ashobora kunywa igikoma kumva igikomye kubera kwihagarika buri kanya. Umuntu ashobora kunywa isukari akagira n'isuka mu nzu. Isuka yacu ni impano, turi kubiba tubibira umwami niba tubabazwa n'abarembuka. Ibindi narabivuze nabibwiye bene data. Nicyo cyatumye abakomeye bagenda turasigara, kandi natwe ruraduhunahuna. Hari nabo rwakacanze irarubwira iti stop. Aba baracyari mu kazi ko kumpamya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Twagiye, Imana ishimwe. Ako kazi uri musengera, iyo poromosiyo urimo ushaka, niba nta guhamya kuhari, ushakire mu zindi nzira abandi baca, ariko kuvuga ngo bizava kuri Yesu ntago byakunda. Kanihangane soze, ntabwo aribwo bwa mbere ngerageje. Mugabo yabonye poromosiyo kujya gukorera mu kandi karere, ahageze ahurira muri gare n'umukobwa umwe, nibuka ibintu yakoraga, bambe ndanabyibuka, mu rusengero. Arangije aramubwira ati ndangira ahantu narara, aramurangira muri hoteli, aragenda aranywa, agejeje saa 4. Yari yamuhaye nimero, aramuhamagara, aramubaza ngo kurana nawe birasaba iki? Aramubwira ngo mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo nawe uri umurokore se? Ni. Ati nanjye nari umurokore ndagwa, atari ko ya musore wambabarira niba bitakunda. Aramubwira ngo ari kunyihangane, nabonye uko usa nuko wambaye mbona uri indaya. Rega mujye mwihangana ntimugasomerwe, mujye mwisomera Bibiliya. Mureba abantu Imana ikababwira iti indirimbo zanyu zimeze nko kundi batiriki. Mureba abantu baririmba Imana ikazumva nk'uruki rusa nk'inka zabira. Mureba abantu bahagarara imbere bayoboye babwiriza, dayimoni nawe abahema. Kandi amasengesho aryoshye kuruta yandi nayo Hoziyana yaririmbira avuga ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Niba hari amasengesho aryoha Imana yumva vuga, ni benayo. Ntukwiye kuba mwisi ngo mwitoro nk'imbuga. Banza umenye ngo mbese Imana turacyari kumwe. Ko Yesu yajyanye na Petero, amubwira uburyo atakiri Simoni abaye Petero, iryo tora ryubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu atazarisho. Barakomeza baragenda, bigiye imbere avuga uburyo azapfa. Petero atuzagukora nzamusandaza umutwe. Yesu ahita amubwira ati subira inyuma yanjye. Mukanya hari Petero wubashwe, none mukanya abaye nde? Satani. Nta rugendo rw'ibirometero 10 ruraba. Jya ubaza Imana. Ibyo ngibyo byumva kuruta ko yakibiryo. Imana izada umwanya tubigane. Nigeze ngira ibihe byiza. Marayika w'Imana arangenderera amanota 92%. Arambwira ngo kandi nubwo ugize 92% ntutsinze, kuko urasabwa gutsinda nko Yesu yatsinze. Nari mfite ibihe byiza, ndota nguruka nkagwa ku wundi musozi. Haci igihe runaka aragaruka, aranseka arambwira ngo yo ngusigaranye 65 ngo kubera kugushwa n'abantu no gucibwa intege nabo. Barandwanije barampagurukira birakomera. Hanye nkajya nicara nkibaza, se ubu bugome bwitwaje ijambo ry'Imana, ubugome bwitwaje amasengesho. Arabavuze ati giye noba natori bise nkakuvusha imyuna mu izina rya Yesu. Ubu bugome bwitwaje gusenga, ibintu tuzabigenza gute? Nuko arangije arambwira ati cyakoza, ati nyiranaka we, ati nawe yari yaragushijwe n'abantu, ati kuko yaramanutse agera kuri 18, atariko amaze kwiyakira. Simbabwiye wari we nicyo dupfana. Atariko ati muri iyi minsi yari yakiriye ageze kuri 25. Ibi ntago bisaba kuba mu mwuka. Nawe wakwigenzura ukiha amanota, wakwikosora ukibaza yo. Mu yindi
ngingo tutabonye umwanya wo kuvuga, umwuka wera yatuzaniwe ngo aduhe imbaraga zo kunesha. Zo kugira gute? Zo kunesha. Unesha Efeso, unesha Tuatira, unesha Sarudi, unesha Perugamo, unesha Philadelphia, unesha Laodikia. Unyumvanye ikize gahunda nukugira gute? Nukunesha. Mwuka w'Imana aranyisha ngo mu ntambara murwane intambara ikomeye kuruta izindi. Ni intambara yitwa intambara y'umuntu. Cyakoza uyu munsi ni kuwa kane tunasoze. Kuwa gatanu ubanziriza icyashize hari ibihe nabayemo ngiriramo n'ibihe byiza. Aragaruka arambwira ngo ijuru ryakongeye amanota ugeze kuri 73. Ubona nyine ukuntu ushobora kumva aho naje ukavutereka njye kwiyumvira ijambo ry'Imana aracyafite ububyutse. Ubwo mperukira kuri 73 nkonkobotse mbuye kuri 92. Mwegire ijuru twinginga Imana. Muhombeka amaso niko ijambo ry'Imana ryavuze. So yaravuze ngo nujya gusenga ukinga inzugi. Urugi rwa mbere no urugi rw'amaso, rwa kabiri no urugi rw'umutima. Gukura umutima mu rugo ukawugarura imbere y'ijambo ry'Imana ryavuzwe ukaryipimaho. Data na mama bataramenyana, Imana yari izi ko kuri itariki 9 nzaba ndi hano nkakubwira ubu butumwa, kandi nkabakubwira ngo utunga urutoki rumwe, izindi enye zinyerekeyeho. Muri izi ntambara 5 harimo intambara ya guverinoma ya Satani igizwe n'ibyiciro 6. Satani ubwe, Apoloni dayimoni w'umwaku, Antikristo umuhanuzi w'ibinyoma, abadayimoni n'abazimu. Ariko nubwo wumva ari igisheni kingana gutyo, intambara ikomeye ni intambara y'umuntu. Mwuka w'Imana yaranganije arambwira ngo abo bantu ni 4 kandi muri abo 4 nawe urimo, ku rwego Satani agukoresha nawe ukirwanya. Arambwira ngo umuntu utazakurwanya n'umwe ni uwakomotse kuri Abeli, kandi Abeli yapfuye atabyaye, horotse Kayini n'umuhini we. Niyo mpamvu ababi ari bo benshi. Abeli wacu ni Kristo. Umuntu uri muri Yesu ntarwanisha intwaro zo mu buryo bw'abantu, arwanisha intwaro 7 tuzavuga ikindi gihe. Ndagira ngo twingingire umuntu wese umva ukwiriye gusengerwa ashyira amavi hasi dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Iyo umugeni afite ubukwe, abaza mu rugo rw'iwabo w'umugeni bahabona imyiteguro itandukanye n'iy'ahandi. Bagira imyiteguro iciriritse cyangwa iri hejuru bitewe n'ubushobozi bwabo. Kandi umugeni nubwo yaba ari mu isoko nta bindi bitekerezo yagira uretse itariki azashyingirirwaho. Pawulo yandikira Abefeso igice cya 4 umurongo wa 30 yaravuze ngo icyakora nimuteza agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso. Wamaze imyaka 30 ubona gutangiriza inshingano, hanyuma umara imyaka 3 zirimo kandi wasengaga buri munsi ukigishana buri munsi. Ariko igihe cy'urugamba kigeze umaze gutanga igaburo wagiye igetsa Imana gusenga, ngo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, marayika uvuye mu ijuru aramanuka akongerera imbaraga. Tani waladi chance, marayika uvuye mu ijuru, uw'ijuru ryatumye mu biryogo, niyongerera imbaraga babashumba, niyongerera imbaraga babadiyakoni na muzabikorwa. Ahasigaye inzira niho habi kandi haranyerera. Aba bagore bagukunda bakaba basize imirimo yabo bakaza imbere y'Imana, nabongerera imbaraga. Aba bakobwa n'aba bahungu mu gihe cy'umunyereri n'umwijima bakirijwemo, nabongerera imbaraga. Bakozi b'Imana duhagararana kuri aritari, dusimbuye abandi benshi byananiye kandi ibiturwanya biracyahari. Nutwongerere
aba bagabo bafashe icyemezo cyo kudasambana, ntibanywa inzoga. Muri uyu mwanya ntibari bari mu masari cyangwa mu tubari, bakaba bari imbere y'Imana. Nibongererwa imbaraga kandi bazakire bakiri hano. Aba bapfakazi banza kujya gusambana n'abagabo ngo babone ibyo batungisha imiryango yabo, bakanyurwa n'ubucuti bwo mu ijuru na Imana ibahaye, nibahabwa imbaraga bakiri hano. Aba bana batoya batugiriyeho umugisha, nibahabwa imbaraga. Ngo maze guhabwa imbaraga, Yuda yaraje n'igitero cy'abasirikare b'Abaroma bafite ishyimbo n'imuri. Ngo arangije aragusoma, uramubwira ngo wigambanishirize umwana w'umuntu kumusoma, kora ikikuzanye. Hari ibintu biteye itorero, hari ibintu biteye abashumba, hari ibintu biteye abahanuzi bizanywa na Yuda. Ariko turatangaza ko hari imbaraga Imana yateganije zatsinda ikintu icyo ari cyo cyose nuko kije cyose. Zakira ugisenga, ugisenga zakire, ugisenga zakire mu izina rya Yesu. Yohana yaranditse ngo warababajije ngo murashaka nde? Ngo barasubiza ngo ni Yesu w'i Nazareti. Urababwira ngo nige, bagenza imigongo baragwa. Ibi bintu byose bitwatatse nibigenza imigongo bigwe. Ibyatatse abahanuzi nibigenza imigongo kandi bigwe. Nunanirwa wicare, ariko senga. Tugiye gufata iminota 7 dusenge. Ibyatatse abadiyakoni nibigenza imigongo bigwe. Ibyatatse aritari dutegetse ko bigenza imigongo bikagwa. Ibyatatse abaririmbyi bikatakarangura n'abandi baririmbi, mu izina rya Yesu dutegetse ko bigenza imigongo bikagwa. Ibyatatse abantu bize n'abatarize nibigenza imigongo bigwe. Ibyatatse mpuzabikorwa, ibyatatse abashyitsi baje kumva ijambo ry'Imana nibigenza imigongo bigwe mu izina rya Yesu. Kuko ari cyo cyari cyakuzanye, waremeye baragufata, ariko umurimo wo gucungura abantu wararangiye. Ntabwo dukwiye gufatwa n'Abaroma, ntidukwiye gufatwa na Yuda, ntidukwiye gufatwa n'abadayimoni, ntidukwiye gufatwa n'abapagani. Turabiyatse, turasenga, senga wowe, turabiyatse. Niyaka ibitero by'abagome, niyaka ibitero by'abagambanyi, niyaka ibitero by'imyuka mibi, niyaka ibitero by'amarembo y'ikuzimu, niyaka ibitero bya Satani, niyaka ibitero bya Antikristo, niyaka ibitero bya Puroni. Ndabarwanije kandi ndabatsinze. Wabwiye intumwa zawe n'abigishwa ko batiyahura muri uyu murimo batagira umwuka wera. Twabonye abantu babyiyahuyemo bibananira. Twabonaga ari abantu bakomeye, twabonaga ari abantu bubashywe. Iyi tariki byarabananiye, inkuru zabo zararangiye, amazina yabo ntakivugwa. Ariko twakira isezerano ry'abizera muri uyu mwanya w'amasengesho. Nabonye abantu bapinga iby'umwuka buzuzwa, nabonye ababirwanya bafatwa. Reka ababirwanya bafatwe kandi bafatirwe muri iri teraniro. Dubashe imbaraga z'amagini, dubashe imbaraga z'indagu, dubashe imyuka yishushanije n'uw'Imana, dubashe imyuka mibi, dubashe ibitero by'idini n'abanyedini, dubashe ibitero by'abamaneko. Imbaraga z'umwijima turazirwanije, umucyo w'itangaza nucane. Abera nibabonera ubwiza imbere y'Imana, kandi be guhabwa imbaraga bari mu masengesho gusa, ahubwo nibahabwa imbaraga bajyana no mu miryango, kugira ngo bakomeze guhamiriza isi, bahamiriza abapagani, bahamiriza abanyabyaha ko gucungurwa kwacu kwakorewe mu nama yo mu ijuru. Ntabwo tuzatsindwa.